mwiza Bikira Mariya, wasuye u Rwanda uraruburira, ubutumwa wadusigiye tuzahora tubuzirikana. Isi yose niyumva u Rwanda, itega amatwi inyabereye iwacu, ikibeho muri Nyaruguru, igihora ibizirikana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe, duhuriye mu gishura cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, Yezu Kristo akuzwe. Turimo turumva ubutumwa bw'ijuru dukura mu gitabo Ibyabaye Kibeho Ntuzabibarirwe, cyanditswe na Dominiko Makeri. Njye ubasomera ni Cezari Yamuragiye. Ubuheruka twumvise igice cya mbere cy'ibonekerwa ry'uwitwa Yosefa Mukamana, yabonekewe na Bikira Mariya. Ngo yari ku ishuri aho yari ari hamwe n'abandi bana mu mashuri abanza, barimo bandika, yumva umuntu aramuhamagaye, yanga kwitaba, amuhamagaye inshuro gatatu aritaba. Ubwo umuhamagara aramwiyereka, ngo amubwira ko ari Bikira Mariya, umwamikazi wa Rozari. Mu kiganiro bakomeje kugirana, yaje kumusobanurira ko ari Bikira Mariya, umubyeyi wa Yezu. Hanyuma bakomeje kujya bahura, aza kumusaba kuzajya i Kibeho bakahahurira, akahamubonekerera. Ngo hari ku munsi wa Noheli. Mu gihe rero ikiganiro cyendaga kurangira, nk'aho yakabwiwe gusubira mu rugo, ngo yamusabye kujya ahandi hantu ariho ku Kanyaru, ngo akabigisha amasengesho Bikira Mariya yari amaze iminsi amwigisha. Ayo masengesho akaba ari ukuvuga rozari. Iyo rozari rero ngo Bikira Mariya yayimwigishije atari asanzwe ayizi. Niwe ubwe wamwigishirije, amubwira amibukiro yose n'uburyo mbese bavuga ishapure. Aho yoherejwe kujya kuba ku Kanyaru, yabwiwe ko agomba nabo kubigisha amasengesho ayo ngayo ya rozari, kandi rero akajya ahanamubonekera. Yosefa amaze koherezwa aho ngaho ku Kanyaru, ngo ubutegetsi bwabyakiriye nabi arabifungirwa. Nyuma y'amezi 6 Yosefa habonekererwa buri kwa kabiri no kwa gatanu, kandi buri munsi saa 9 bakavuga ishapure muri urwo rugo ahamenyereye. Inkuru igera kuri burugumesitiri wa komine Kigembe, akajya yohereza abantu baza kuhamwirukana, avuga ko adashaka ibyo bintu muri komine ye, ko niba bikomeje azamufunga. Yosefa akavuga ko Bikira Mariya yahamutumye, nabo bakamusubiza ko niwabo bakeneye iryo jambo ry'Imana agomba gusubirayo akabiviraho. Burugumesitiri rero yohereza abamufata, we na nyiri urwo rugo bafungirwa muri komine. Umunsi bamufunguyeho hari kuwa gatanu, yongera kubonekerwa. Ba nyiri kumufunga birabayobera, bagakomeza ariko gushaka ko abaviraho. Babigambana na padiri mukuru wa paruwase Higiro, amushyira mu modoka avuga ko amujyanye kwa Musenyeri. Bageze i Butare amutaho atamugejeje naho kwa Musenyeri, ahubwo amwiyama kutazamugarukira muri paruwase. Yosefa bibonye atyo asubirayo. Ibyo byose byabaye yarahageze kuri Noheli, ubwo hari mu kwezi kwa 8, kandi Bikira Mariya yaramubwiye ko ku itariki ya 15 z'uko kwa 8 azongera kumubonekera i Kibeho. Yosefa ariko yamaze gusubiraho muri Kigembe, burugumesitiri yiyemeza kuhamukura ajya kumufungisha i Butare. Yamujyanyeyo rero ku itariki ya 12 z'ukwa 8,
ageze kuri pariki aregwa ko ngo yirirwa asenga ngo ni umurokore. Wahakana ko atari umurokore kuko anywa inzoga akaba atanga gukora animasiyo n'umuganda. Ibyo ari byo byose ariko bamujyana kumufunga. Ageze mu munyururu Bikira Mariya arahamusanga ati bikubaho byose ubyihanganire. Araramo bukeye bongera kumuhamagara kuri parike baramubwira ngo nahakane Bikira Mariya bamurekure. Ati sinamwihakana kandi ari by'ukuri ko ambonekera. Ati n'ikimenyimenyi azambonekera kuri 15 z'ukwa munani. Batese azakubonekerera hehe? Ati Kibeho. Bati Kibeho se ute kandi ufunze? Ati nasanga ari bumbonekerere hano nabyo ntacyo n'abanyururu bakeneye ubutumwa. Ariko yambwiye ko azambonekerera ikibeho. Bamubwira gusinyira ko atazongera kubonekerwa bakamurekura. Ati sinasinyira ibyo ntazareka kuko ntazi igihe azansezerera. Ati nansezeraho nzasinyira ko yansezereye. Ku itariki ya 14 z'ukwa munani 1984 mu gitondo cya kare Bikira Mariya yongera kumubonekera aramubwira ngo yitegure ntiyongera kuraraho muri gereza atabona kubwiye niho tuzahurira. Yosefa kumva ari ibintu bikomeye kuko yabonaga nta kundi yarafunzwe. Bigejeje saa 3 bongera kumuhamagara bamubwira kwanga kubonekerwa nawe ababwira ko atabishobora kuko atari we ubyiha. Abona bamubwiye gusubira mu buroko asubirayo yibaza niba Bikira Mariya atibeshye ubwo yamubwiraga ko azamubonekerera ikibeho. Uwo munsi akazi karangiye saa 11 yongera guhamagarwa. Ageze kuri parike bongera kumwihanangiza kureka gusenga no kubonekerwa. Nawe arabibahakanira bamubwira ko asubira mu buroko. Agezeyo mu gihe yigunze yongera kubona Bikira Mariya aramubwira ati ntuhangayike, nakubwiye ko utari burare hano ahubwo uri burare aho nakubwiye ko tuzahurira. Mu gihe agishidikanya abona bohereje urupapuro rwo kumufunguza. Umwe mu bari bamufunze amubaza umubare w'amafaranga wo kumugeza ikibeho arayamuha amutegera n'imodoka imugezayo ararayo. Igihe yari afunze abo mu rugo yabagamo muri komine Kigembe bari baramudodeshereje ikanzu bagira ngo bazayimushyire mu buroko. Ku itariki ya 15 z'ukwa munani rero abari ikibeho arabonekerwa, maze mu biganiro bagirana na Bikira Mariya amubwira ko agomba gusubira aho muri Kigembe kuko yari atarahamusezerera. Yosefa abanza kubyanga amubwira babaye atera imbabazi ko adashobora gusubirayo. Bikira Mariya nawe atugomba gusubirayo kuko mbikubwiye. Ibyo ntabwo ugomba kubyinubira. Ibonekerwa rirangiye asubirayo. Ahageze nanone burugumesitiri akajya yohereza abajya kumufata akongera akamurekura. Igihe kimwe Bikira Mariya amubwira ko hari ahandi hantu agiye kumwohereza akazamara amezi 2 akazongera akagarukaho. Amubwira ko aho ari kwa burugumesitiri wa komine Mushubati Gitarama arahamurangira ajyayo. Agezeyo yakirwa neza ababwira ikimugenza ahabonekererwa amezi 2. Muri iryo bonekerwa Bikira Mariya akibutsa abantu gusenga, kuzirikana ishapure, akavuga ko urubyiruko rw'iki gihe rumubabaza. Nyuma y'amezi 2 Bikira Mariya yongera kumubwira ati tugende. Amubwira gusubira muri Kigembe, asubira yababaye. Ubwo hari mu kwezi kwa 11. Agezeyo abategetsi baho na padiri mukuru bongera gutangara. Igihe yarabwiwe kuzamara gishize Bikira Mariya arahamusezerera. Ati nabonye kwihangana kwawe kandi nawe wabonye ko ntagutereranye. None igihe nakubwiye kirageze. Amaze kwamusezerera asubira iwabo Indora bamubonye baratangara
kuko bari baramubuze muri icyo gihe cy'umwaka n'amezi 6 yaragiye ari muto, babona aje ari inkumi. Abatekereza ibyamubayeho byose baramubabarira. Muri iyo minsi Bikira Mariya yongera kuhamubonekera, hanyuma amwohereza i Burundi mu Kayanza kwa Yohani Ntezimana. Mu kumwoherezayo yaramubwiye ati uracyavuga ko wababaye? Nanone haguruka tugende, kandi ugende ufashe intwaro yawe ariyo shapure. Amwereka inzira n'urugo ari bujyemo. Agerayo nijoro babanza kwanga kumucumbikira, arara ku rubaraza rw'inzu yabo. Babyutse basanga niho ari, abatekerereza uko yahoherejwe kwamamaza ubutumwa bwa Rozari. Nyir'urugo arabyumva ntiyamwirukana. Batangiye kujya basenga, abaturanyi baramwamagana, umwana nawe akababwira ko bamurenganya. Babona abonekewe bakamureka, hakaba igihe bamutoteje we n'abo muri urwo rugo bakabakubita, ariko ntiyahava igihe yabwiwe kitageze. Aho yabonekererwaga hakaba ubwo bahatega ibintu byo kumugirira nabi, ngo ibonekerwa ryajya gutangira Bikira Mariya akamubwira ati fata amazi y'umugisha ukarabe, genda uterure biriya ubikureho ubitekure. Ubwo agahita abibabwiriraho. Yozefu ati Bikira Mariya agahora andi hafi andagiye no mu nzira naba ngiye kurenga ibyo banteze, akambwira ati ca ahangaha, ya nzira ambujije nkayireka nkanyura iyo ambwiye. Agahora mbonekera ryo. Sinahamaze igihe kirekire. Abatotejwe n'abakubiswe icyo gihe ni benshi. Babonye Yozefu asezerewe baravuga bati badutotezaga, ariko twakumva ijambo umubyeyi atubwiye tukumva aradukomeje, tukishima. Batese ubu noneho tuzabigira dute? Nawe arabasubiza ati mujye mwihangana, mumwiragize azabafasha ntawatererana. Hanyuma yamuhaye ubutumwa i Bugesera. Ubwo rero Bikira Mariya yamaze kumusezerera, Yozefu asubira iwabo muri komine Ndora. Hashize iminsi yongera kumubonekera, aramubwira ati bwa butumwa nakubwiye buracyakomeza. Yozefu aragira ati nari ikibeho mwibonekerwa. Bikira Mariya arambwira ati bwa butumwa nakubwiye uzi ko bugikomeza? Ubu ngiye kukohereza ahandi uzagende. Naho se kandi ni hehe noneho? Ati uzajya i Bugesera. Ntese Bugesera ni igihugu cya hehe? Arambwira ati ni igihugu cyo mu Rwanda.
ati kandi nyamara aho nzakohereza uzasanga uhazi. Koko rero naragiye nsanga abaho ndabazi. Ni i Gashora kwa Andereya Nkurikiye imfura. Nagezeyo nsanga baranzi kuko bari basanzwe bajya i Kibeho. Yozefa rero yagezeyo asanga bamuzi. Igihe cya 9:00 akahabonekererwa. Bikira Mariya akamubwira ko abantu baho bagomba kuvuga ishapule no kumwiragiza. Kuhabonekererwa ariko ntibigombera ko haba iteka, ahubwo amubwira itariki azahabonekererwa yagera akajyayo. Ubundi hagati aho hari ahandi yeretswe kujya kuba ku Gitega i Kigali, amaze imyaka 2 abonekererwa mu Bugesera. Yozefa hari igihe yabonekerwaga buri wa 2 n'uwa 5, yarahawe ububabare bwo mu magufwa, akaba yaragiye gusura Bernadetta muri Vunga. Si Bikira Mariya imubonekera gusa, na Yezu yatangiye kumubonekera kera ku itariki ya 7 z'ukwa 3 1983. Icyo gihe Bikira Mariya yari yaramubwiye ko atazakomeza kumubona wenyine, ko azabona n'umwana we. Yozefa aragira ati, nari nicaye mu rugo nganira n'abandi, mbona kwa kundi natwawe Bikira Mariya mbonekera bwa mbere niko bimbayeho. Ngiye kubona mbona imbere yanjye hahagaze umuntu w'umugabo. Ubwo hari mu gisibo. Azanyereka yambaye ikamba ry'amahwa afirirana amaraso, amuhamagara agira ati, ikinzanye kuri uyu munsi nuko ugomba kujya uzirikana ubabare bwanjye. Ambwira ko azajya mbonekera rimwe mu mwaka ku itariki ya 20 z'ukwa 3 i Kibeho. Bitavugwa ngucungura abanyabyaha Mana yacu, wapfiriye abantu bose, umena amaraso yawe Mana yacu. Dusingize, dusingize, dusingize Yesu gitambo cy'abantu. Yaje rero ambwira imibabaro ye 15 kandi yambaye igishura gitukura, ambwira kandi ko nanjye nzajya nambara umwenda utukura kwa 2 no kwa 5. Ubu rero Yozefa rimwe na rimwe aba ari iwabo, ubundi akaba ari aho ku Gitega i Kigali, yahabonekerewe umunsi igisibo cy'umwaka w'1990 gitangira. Ahava ajya kubonekererwa i Kibeho n'i Gashora. Yambwiye ko Gashora azahasezererwa ku itariki ya 10 z'ukwa 7 1990. I Kibeho naho ahabonekererwa ku itariki ya 20 z'ukwa 3, ku ya 15 z'ukwa 8 no ku ya 25 z'ukwa 12. Ubwo yabonekerwaga kuri Noheli 1989, yabwiwe ko ari ubwa nyuma abonekewe kuri iyo tariki, kandi ko azasezerwaho kuri 15 z'ukwa 8 1990. Ubutumwa bwa Yozefa Mukamana mu ibonekerwa ryo ku itariki ya 20 z'ukwa 3 1989. Buri gihe atangira kubonekerwa ari 9:00. Uwo munsi hari mu gisibo, ajya kuri podiyumu isaha igeze. Yambaye ikanzu itukura. Atangira kuririmba indirimbo y'ububabare bwa Yezu, maze atangira kuganira na Yezu mu mushyikirano wibutse igisibo amazemo iminsi. Ahera ko asubiza ku cyabajijwe cyangwa se ku cyabwiwe, ati ntabwo nshobora kubyinubira bitewe nuko mwabinsezeranyije. Oya, iminsi ya mbere ntacyo yantwaye, ariko kuri iyi ngiyi 7 nyine
numvise yaranyishe cyane. Oya, ntabwo yari kuba myinshi, ariko rero ku mbaraga zanyu umuntu yabishobora. Asubiza ku cyo abwiwe ati, ntabwo nigeze mbyinubira habe na gato, kuko nta wakwinuba icyo mumuhaye. Arasubiza ku cyo abwiwe ati, ndabizi kuko akenshi natwe hariho igihe tuyizirikana, nanjye iyo niherereye ndayizirikana. Asubiza ku cyo abwiwe ati, nimwe nishyize mu biganza byanyu, munkoreshe icyo mushaka. Atega amatwi arasubiza atoya, ntabwo ari cyane, uretse ko utari kumwe nawe ntacyo yakwimarira. Yikiriza ku cyo abwiwe, noneho atangira kuririmba ati, umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabarire. Yesu azatunguka afite umusaraba utinyisha bose ababi n'abeza. Mu gihe aririmba yitura hejuru y'uruzitiro rwa podiyumu, umugongo ufataho, areguka akomeza kuririmba, yongera kwituraho nka mbere. Ubwo ariko akomeza kuririmba, noneho yitura hejuru y'ibintu biri kuri podiyumu yubitse inda. Ahagurutse aririmba indi ndirimbo nayo y'igisibo, isabira abari muri purugatori. Mu gihe ayiririmba yongera kwitura hasi, noneho ahubwo arabirinduka rwose, yikubita hasi inyuma y'uruzitiro rwa podiyumu, ahantu hasumba metero y'ubuhagarike. Abyuka akiririmba ati, Yezu ugira ibambe, ukiza abo mu purugatori. Anyura mu bantu aririmba, yongera kuzamuka kuri podiyumu. Yesu azatunguka afite umusaraba utinyisha bose ababi n'abeza. Umunsi uzatoranya abawe, Mana uzatubabarire. Ahageze yikiriza ku cyo abwiwe ati, niba binagikomeza ariko ndagusaba ukwihangana. Igisibo cy'umwaka ushize, uretse ko ntawe nabibwiye, burya naratashye numva umugongo urandya, ndaceceka nyine. Yongera kuririmba indirimbo y'igisibo igira iti, mubyeyi ugira ibambe, jya utwibutsa iminsi yose byabaje Yezu. Atangira igitero, ahita yitura hasi, umugongo uri hasi. Akomeza kuririmba, aza kubadukana ingoga akiririmba, yongera kwitura hasi nanone, umugongo uri hasi, ariko mu kindi cyerekezo. Yongera kubaduka akiririmba, areba ku ruhande rwa ruguru, yongera kwitura hasi nanone, abanje umugongo. Yongera kubaduka yerekeza mu rundi ruhande. Yongera kwitura hasi bibabaje, umutwe we witura ku cyuma, appareil d'enregistrement, ariko ntiyakomereka. Muri uko kwitura hasi niko yaririmbaga, kandi agwa mu mpande zose, imbere n'inyuma, hepfo no haruguru. Arabyuka apfukama akiririmba, ateze amaboko nk'umusaraba. Asubiza ku cyo abajijwe ati, uretse yenda nka rimwe na rimwe twashoboye kubonana, ariko abari impande zose nta kintu nashoboye kumenya. Yikiriza ku cyo abwiwe agisubiramo ati, iteka mumbwira yuko igihe cyose muduhora iruhande. Kandi koko nk'uko wari wambwiye uti, mwana wanjye ujye uhabwa ukaristiya kenshi zagutunga. Kuko narabibonye, ahubwo nyine kereka yaba adafite ukwizera. Oya, nasanze ari wese.
asubiza ku cyo abwiwe ati abo ngabo nabo buri muntu afite uko atekereza ku giti cye n'undi uko atekereza. Yongera gusubiza ku cyo abwiwe ati uko nashoboye kubibona nabonye cyaragenze neza ariko ntabwo ari twese. Arikiriza ati twarafatanyije. Nagiyeyo uretse ko nahageze nkahakorera uko mwari mwabimbwiye, ibisigaye mukambwira yuko muzabindangiriza. Akomeza kwikiriza ku byo abwirwa, avuga asubiza ati muratwibutsa kenshi nuko tudafite amatwi yo kumva. Iyaba twumvaga twasobanukirwa. Kereka nkamwe mushobora kureba mu mitima y'abantu, naho twebwe tureba inyuma gusa, ntabwo tumenya uko imbere bimeze. Asubiza ku cyo abwiwe atoya, ntabwo nigeze nshidikanya da, ariko ndabona mutishimye. Nko ku itariki ya 6 z'ukwa mbere uko mwaje, ntabwo ariko mwongeye kuza mumeze. Asubiza ku cyo abwiwe atoya, ubu murababaye cyane. Ahari yenda nuko dukora amakosa menshi. Akomeza kwikiriza icyo abwirwa ati twifatanyije namwe tugomba kubishobora uretse ko intege arizo zibura. Yikiriza ku cyo abwiwe arasubiza ati umusaraba nawukoze nk'uko mwabimbwiye, kereka niba yenda hari ikindi mwabonye ntatunganije nk'uko mwari mwakimbwiye. Yikiriza ku cyo abwiwe ati ariko se papa, yego murabona uko tumeze. Njyewe iyo mbona yenda haba harahindutse nka bakeya, ariko mwebwe mushobora kubireba. Nimwe mushobora kutubwira muti hahindutse aba n'aba. Yikiriza ku cyo abwiwe atoya, ni inzira imwe, ariko rero burya iyo umuntu abajije agasobanukirwa, arushaho kumenya ku buryo anasobanurira n'abandi. Arasubiza ati ntabwo ari cyane. Ibyo ni ibisanzwe turabizi. Ubu se habura na bake bagerageza nko muri iki gisibo. Arikiriza atega amatwi umwanya, noneho avuga abwira abari aho ibyo atumwe kubagezaho ati ngo aratubwira igihe cyose ngo nidusenge kuko tutazi umunsi n'igihe. Ngo aratubwira yuko aho turi hose ibyo dukora byose ngo ntitukinube umusaraba dufite, ngo kuko uzamukurikiza wese azahura n'ibigeragezo, ngo kandi akaba afite umusaraba igihe cyose adashobora kuwinubira. Ngo aratubwira yuko aho turi hose mu byo dukora byose tujye tumenya kuzirikana, kuko akenshi dukunze kurangara, ngo ari mu masengesho ari n'ibindi byose dukora. Yongera gutega amatwi ati ngo yaratubwiye ngo nitwibwire yuko igihe yatubwiye azongera kwivuguruza ibyo yaba yaratubwiye. Ngo igihe gishize ni kirekire turi kumwe nawe, ngo ariko nyamara arabona nta na kimwe kiriyongera. Yongera gutega amatwi maze avuga nk'utumwe ku bari aho ati ngo nimusabe muzahabwa, ngo mukomange muzakingurirwa, ngo mushakashake muzaronka, ngo ariko turanga kumva tugifite umwanya, ngo ariko hariho igihe tuzifuza kumva ntawe utubwira, ngo ntitugire ngo igihe cyose tuzahorana, ngo nyamara hariho igihe azadusezerera akazagenda, ngo ariko bamwe bakazabyibagirwa, ngo abandi bakazaba babyibuka. Ngo mwakumvise mukiri kumwe ngo ko yabatumyeho kenshi. Bavandimwe turi kumwe kuri uyu murongo Roho Nyir'ukuri, ibonekerwa rya Yosefa Mukamana riracyakomeza. Tube dusubikiye hano, tuzakomeza ubutaha twumva ibonekerwa ko ryakomeje rigenda.
murakoze, mugire amahoro ya Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina.